The Zoom TV 24. Sibakunze ba The Zoom TV, aha turi ni mu nzu ya Munyabarenzi, reka nyita inzu, ariko ubu dukurikiye uhageze nawe wakumirwa. Na ahantu hateye ubwoba, reka mbivuge bonibaza uburyo amazemo iyi myaka yose, nta rugi ifite, nta kamatera gahari, ariko ahandi kumwe no muntu umufasha umunsi ku munsi. Mwakunze kumva avuga umwana w'umukobwa umufasha kumugaburira cyangwa umukorera agasuku gashoboka, umujyanira hanze imyanda iyo yitumye. N'uyu mukobwa, reka nawe atwibwire, atubwire ubuzima bw'uyu musaza ko bumeze n'igihe bamaze abantu. Watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Mukundwa Kevin. Kevin, amakuru? Ni meza. Ubana n'uyu musaza hano muri iki gipangu, navuga ko ari mu gipangu, uba hano hafi? Mba hano hafi. Yego, yakunze kumbwira ngo hari umwana umufasha, ngiriwe amahirwe yo kukubona. Aho uyu musaza umumaranye igihe kingana iki umufasha? Kuva yagwa nari maze iminsi mikina nibwo yakuye. Ubwo rero kumufasha nta wundi muntu wamugeraho, niyahamagaye n'ahari baramwihorera. Kubera ko ngewe mu bushobozi buke mfite, kuko mfite umwana mba ngomba kumenya icyo mbonye ndamuha, nta kizambwa ni muzehe rero ibintu bimeze gutya, nta kintu gihari, ihangane. Kuro nagize amahirwe yo kuganira n'abantu ba hafi muri quartier, niko kumfasha muri no minsi nibo bamfashaga bakamugaburira. Ubwo n'ubu urantunguye sinari nabimenye, ariko isuku, amazi yo kunywa, ako gakoma se nabwo rimwe na rimwe nakabonye, iyo ntakabonye araryama agategereza. Kuko nanjye hari igihe kigera wese umuntu ajya kumureba nta kintu mfite, nkabura uko nza nkaceceka nkamwihorera, agahamagara mwumva, ariko aba nta kintu nabikoraho. Ihangane. Hanyuma utuye muri iyi nzu hano haruguru? Ntuye hano hafi. Hanyuma ayo mezi yose 5 waramufashaga nyine muri amezi 5 kuva yakora impanuka? Yego. Hanyuma umutima wowe wawukuyeho gufasha gutya, urumva haragiye hahamagara abandi bakamwihorera, ariko wowe wakomeje kumunambaho umutima? Kubera ko burya umuntu n'umuntu, ariko nanjye igihe kijyankumva ndabyinubiye, ariko nihagaraho nkabikora kuko nta kindi nakora, kandi mbona nta wundi muntu wamugeraho. Nihangana nkabikora rimwe na rimwe uko mbonye umwanya, uko simba mpari ntangiza nkabimukorera, nkongera nkagenda, ntagiye icyo mbona nkagaruka nkamureba. Hanyuma abaturage ba hano cyangwa abaturanyi ba hano, urumva benshi baramureka, nta n'umwe uza kumureba, bo n'iki babivugaho iyo babona umuntu umeze gutya aryamye hano? Ntago bagira impungenge yuko ashobora kuzapfa atagize? Nyine bo baravuga ati natwe ntitumeze uko turi, ariko njyewe uko mbibona bo barikunda. Njye navuze nise ko nta wundi muntu wamugeraho, niyahamagaye kuba n'umucumbikiye kamubwira nabi, ese njye nabikoraho iki? Navuze mu bushobozi mfite reka mufashe, wenda Imana igira ikibigenza. Nta bushobozi mfite bwo kumujyana kwa muganga, ariko ubwo mbashije gukora ndabukora. Bivuze ngo njye ikintu nabasabaga mwamfasha mukamuvuza. Yego. Ubundi ibindi wenda hari icyo mwumva mwamufasha cya mbere ni ukumuvuriza, ibindi mukazabikora nyuma. Hanyuma ubuyobozi bwo yageze kuvuga ngo hari abayobozi bageze hano, hari umuyobozi wawe yarageze hano byibura akareba ubuzima bw'uyu muntu? Uwahageze abandi barabizi ko nta n'umwe wigeze ugeraho. Uwahageze hashize nk'amezi 2, n'ushinzwe umutekano nawe yaragiye ntiyagaruka. Ubundi waje ejo bundi nta kintu yabikozeho, nawe yaragiye, numvishe ngo ejo yaragarutse sinari mpari, ko sinamenye icyo yabikozeho. Ubwo rero abandi bose baratwihoreye, ntangiye kuhakora nta kintu kirenze navuga, naracecetse, ndi umuntu nyine uri aho, twategereje icyo Imana izakora. Ese iyo wagiye guhiga mu buzima busanzwe hari ikintu ukora se kigutunze n'umwana wawe? Mu buzima busanzwe mpfurira abantu, naba nakabuze nyine nkicara mu rugo nkatuza. Hanyuma iyo wagiye nta mpungenge uvuga ufite uvuga ati noneho ndasanga umusaza byarangiye? Nk'imvura iguye. Yego. Cyane cyane iyo imvura iguye ndavuga ntishobora kumugwira,
cyangwa se wenda namaze nk'iminsi 2 ntaza kumureba akaba ari bwo wenda ngira impungenge ariko iyo namurebye mbavuga byibuze nubwo namugezeho wenda hari icyo bihindura kuri we. Yego. Ubwo rero nta bindi birenze namufasha ntabyo kuko nanjye nuko nyine mbayeho. Hajya bambwiye ko witwa Mukundwa Kevin. Kevin warakoze kuri iyi mirimo, Imana niyo yonyine izakwitura. Hanyuma ni ubuhe butumwa waha abadukurikiye muri aka kanya cyangwa iki nawe wabasaba kigeretse ku cyo umusaza nawe yasabye? Umva njye nta kindi nabasaba ni ukugira umutima kimuntu bakamfasha bakamuvuza. Nta kindi rwose nabonaga byutsa. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Dezom TV tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tubibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru tubagezaho akomeze abagereho umunsi ku munsi. Nkuko mubizi turamanuka tukabagezaho amakuru atandukanye. Ayo munsi yo ntasanzwe, ni inkuru nanjye byangoye kuyitangira, ni inkuru ibabaje ku rwego buri wese uyibona arabibona kandi arabyumva. Nasuye umusaza ni mu murenge wa Runda, akagari ntago ndabimenya neza uko bimeze, ariko umusaza ningira amahirwe akabasha kuvuga byose arabitubwira. Ni umusaza umerewe nabi, ni ukuri ni ibintu bigoye kubireba ndetse no kubyumva, ariko arihangana atuganirize. Muze muraho? Yego. Murazamurijwe se? No kurengana. Narababaye. Warababaye? Akundi no kuko bikarushye. Hanyuma se muze amazina yawe ni ayahe? Munyabarenzi Tajibu. Munyabarenzi Tajibu. Yego, Munyabarenzi Tajibu. Aha utuye hitwa gute? Hitwa hano se. Aha ni ku Gisenyi. Niho ntuye. Hitwa ku Gisenyi? Hano. Umurenge se urawuzi? Umurenge ni wa Runda. Runda. Akagari? Akagari ka Ruyenzi. Akagari ni Ruyenzi. Yes, bakunzi ba Dezom TV, umusaza umerewe nabi cyane ku buryo kubisobanura nge byangoye, ariko atuye mu kagari ka Ruyenzi, umurenge ni Runda, ni mu karere ka Kamonyi, ni hafi gatoya ugana mu mujyi wa Kigali. Abahazi cyane ni uhagera aviramo hariya ku Ruyenzi, hanyuma akagenda ibirometero nka 3 kugira ngo agere aho uyu musaza acumbitse. Muze harya warumbwiye ko witwa Munyabarenzi Tajibu? Yego, Munyabarenzi. Aha utuye iyi nzu ni yawe? Nta kintu ngira. Hanyuma se aho ucumbitse na urahakodesha? Oya. Ni umuntu wancumbikiye. Ni umuntu wagucumbikiye? Hanyuma se ufite umugore n'abana? Oya, nta mugore ntawe mfite. Bapfuye mu ntambara. Bapfuye muri Jenoside? Nta mwana n'umwe ufite? Ntawe mfite, yabaye ikirara n'ikirara. Mbese ntabwo uzi ahari? Ntabwo nzi ahari. Hanyuma hano hantu uhaba wenyine birumvikana? Mpaba njyenyine. Hanyuma ubuzima bumeze bute ahantu uha wenyine? Nta kigenda n'inzara. Ni kugira iyi ndwara ndyama amaryamye amezi 5 ntahindukira. Umaze amezi 5 udahindukira uryamye hano? Ndyamye. Hanyuma hari abantu bagufasha se mu buzima busanzwe, mu mibereho, kujya hanze? Urumva umaze amezi 5, iyo ushatse kujya hanze duhere kuri icyo ngicyo cyangwa ngera hanze? Nze ntabwo ugera hanze? Ntabwo ngera hanze rwose, sinahazi. Iyo ndaha mfata utuntu nyine twinuza n'inginze nk'umukobwa uraha akaza nkakitomamo, nuko akaza ajya kugira hanze no kunyara ni mu nzu, ibintu nk'ibyo. Nawe urabibona ubusimaguruka, singira akaguru kabyarashize, nta kundi byagenda. Yego. Muze sinyibona. Hanyuma turabigeraho. Hanyuma hano umaze amezi 5 urwaye, kwivuza ntabwo wigeze ujya kwivuza? Uryamye hano kandi unarwaye? Nivuza sinagenda gute ko nta mukecuru abankuye hano? Kubera iki se utagiye kwivuza cyangwa abantu batakujyanye abaturanyi? Nabuze ikintu kimvuza. Nta mitiweli se wari ufite? Nayo. Kubera iki muze? Nabitaye byose barabinyibye. Barabikwibye?
n'indangamuntu byose. hanyuma se abaturanyi bazi ko umaze amezi yose mu nzu? Barabizi ababaha. Barabizi cyane. Hanyuma iyo wumva uryibwa gute, urwaye iki, batwumva babwira ko urwaye iki? Nyine naravunitse, navunikiye aho ku muryango kandi sinywa inzoga. Nuko rero mvunika akaguru karashenjagurika. Ubu nyine ndibwa hano mu manyankinya mu iteranyirizo ry'ikibuno. Nuko ibindi bikandya mu maguru. Hanyuma hano wageze kumbwira ngo hari umwana w'umukobwa ukwitaho, umwana mupfana iki, akwitaho mu buhe buryo? N'uwo handi yaranzana akanzanira nk'amazi yo kunywa, haba hari umuhaye igiceri nkamutuma nka biswi ko kurya, nuko mfasha. Nta kundi bimeze. Hanyuma mu buzima busanzwe noneho tugiye mu by'imibereho, ubayeho ute, urya gute, wenda ufite umwana ukwitaho ugufasha iyo wiherereye witumye akakujyanira hanze, kuryaho urya gute, ibyo kurya ubikura? Hari igihe umuntu azakama nsigira nk'amafaranga 1000 cyangwa 500 nkaza gutuma umwana wa hano akanzanira nk'umugati nkarya. None se ubu bagira neza urababona bagufasha, cyangwa ushobora no kumara n'icyumweru utararya? Iki cyumweru kirashira. Ariko rero ubu baraza rimwe na rimwe. Hanyuma mbere y'uko urwara muri ayo mezi 5, mbere y'ayo mezi 5 ho ubuzima bwari bumeze bite? Wabaga hano, hari icyo wakoraga se? Nabaga hano, najyaga mu masoko nyine ngafata nk'ibintu by'abacuruzi, ngacuruza nkabona icyo kurya, mbese icyo bita devise. Nuko nabagaho. Niki cyari kigutunze? Hanyuma hari nkinjira muri inzu nabonyemo udufoto, kari agafoto kariho umukobwa n'umwana, bari abantu ni abana bawe, yari madamu wawe, bimeze bite? Foto asanzwe. Ni amafoto asanzwe. Hanyuma se muze kurya urya iyo hari umugira neza wagusuye, urumva kwivuza ntuherutse kwivuza, uba wumva uhuye n'abantu bafite ubushobozi cyangwa abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagufasha, ni ubuhe bufasha bw'ibanze wumva ukeneye? Kuvurwa rwose. Hanyuma se ubundi wari uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe, mituweli byari bimeze bite? Ntacyo nari ndimo. Ntacyo wari urimo? Mituweli se, mituweli wari ufite ari mituweli wako kino wari wariyiguriye? Nta mituweli naguze, kuko njye ibyangombwa mbifatira inaha. Ariko nta mituweli nigeze, ntayo bampaye. Yego, nta wari uvuze ngo mituweli wari wayiguriye? Nayo naguze. Ntayo waguze? Nayo mfite mbese. Hanyuma se abayobozi bo muri uyu murenge n'aka kagari kanyu ka Ruyenzi baba bazi ubuzima bayeho cyangwa ahangaha utuye? Barahageze. Iyo hageze muze? Barahageze bose, mudugudu mbese n'abo baciye bugufi bose bo mu cyaro bana. Barahageze barigendera, nta kindi bankoreye. Hanyuma se nta kintu bigeze bakubwira? Ntacyo. Bahageze ariko utararwara? Nari ndwaye. Wari urwaye? Nibyo? Nari ndwaye, bagiye babatumaho abaduturanye bakaza bakareba bakigendera. Ntacyo babivugagaho, nuko bakigendera. Barazaga bakigenda ntagire icyo bakubwira? Nta n'ijana bansigiye ryo kugura buje. Hanyuma se muze kuryama hano, urumva amaherezo yawe, urumva mu mazi amezi 5 uryamye hano, n'abaturanyi wenda ntibaza ngo bakujyane kwa muganga wenda ukurikiranwe, ubona amaherezo yawe? Amaherezo ni ugupfa. Kuko niko mbibona, none sinishoboye
kandi sindeba hanze ubu ni ukuryamye bukira bugacya nta kundi nawe ubona ko byageza ahasigaye ni aha leta nta hanyu. hanyuma se ubusanzwe ufite imyaka ingahe muzehe? mfite imyaka 80. imyaka 80. naje ino ndi mutoya, naje mfite imyaka 14. nari mafite masenge wanderaga nuko nakuriye i Kigali mbasha gutembera hose hano. imyaka niyo. hanyuma se hari icyo nongera kugarukaho, uriya mwana w'umukobwa ugufasha iyo adahari ishatse kwituma biriya bigenda bite? ni uko murindira. ko nta wundi mba mfite se no guhamagara kandi ukaba ureba njyamye bari kure nta kigenda. ko numva bikaze. ukaba utahamagara ubonye wese abukundire. ese aba baturanyi baba hano nta kindi kintu bagufasha uretse uriya mwana? nta wundi muntu uza kukwitaho akareba uburyo waramutse, uburyo wiriwe, reba niba ukiri muzima? imirimo nawe urabizi byo mu mujyi, umuntu abyuka ajya kwihigira, undi ajya kwihigira, ibyo ntacyo baba babyitayeho, ntibibareba. ubwo ndaryama nuko nta kindi. uhageze akahagera nta kundi byamera. kurumva nawe mu mujyi ntabwo yaza kundeba ngo anyirirweho, kandi nawe yagiye guhigira umwana we n'ibindi nk'ibyo. uriya mwana se ko nabonye akiri muto ntabwo ari umunyeshuri? yego mfite n'umwana nabyaye. hanyuma se muzehe, ubuzima kari hatari. ubuzima buraremereye, nta kamatora nta ki, nta gashuka, urumva ko imibabaro ni miremire. imibabaro ni miremire, gusa icyo wifuza cya mbere na mbere ni uko wavuzwa. uko navuzwa. hasigaye n'ibindi nimwe mwabikora uko mubibona. nta kinini nageraho. hanyuma se wageze kumbwira ngo kurya ni umugati nabwo ubonye ugusigira ayo 500? amata cyangwa akaba ari nko kuko ari nkunda gushobora. uciye ni kuri wamutangana, noneho ukagera kuri gurupe y'abanyeshuri hirya hino niho atuye. hari umuhungu wacu rero wasigaye mubereye se wabo, yitwa Jackie. iryo zina rye afite n'imodoka. uwo rero nawe aba yibereye hirya, kumubona ntibyoroshye. abandi bana ntabava inaha, bibera muri Amerika. urumva rero nuko bimeze. hanyuma se muzehe rihangana nyine, muzehe ihangane uzabona kandi abantu bakuvuza. hanyuma abo bantu mwaba muherukanye ryari abambwiye ubereye se wabo abandi? ongera wegere hano kugira abadukurikiye bakomeze bakubone. ni kera ni kure. ni kera. muherukanye kera? duherukanye kera, ngiye gushyingura uwo murumuna wanjye. nicyo gihe duherukanira. kandi hashize nk'imyaka 5. mbese nta muntu mufitanye isano waba uzi amakuru yawe cyangwa uzi amakuru ye? ntawe rwose. hanyuma se aha uri aha muri iyi nzu uyimazemo igihe kingana iki? imyaka 4. imyaka 4? hanyuma se iyo imvura iguye ntabwo igusanga mu nzu? oya, nta nubwo itura. ariko rero nubwo yatura ko atari yanjye se nta kundi byagenda. watangiye kuyibamo ariko uyishyura? oya, nta mafaranga nigeze ntanga. amafaranga wigeze umuha?
yarabizi ko ndi umukene. mbese yarayiguhereye ubuntu wiberamo gutyo gusa. Turibanira. none se muzehe ubu urugi ntago ruriho rwo kuryama gutya muri iki kintu. none se ngire nti nta kundi bimeze nuko bimeze nta kundi nabigenza. Abadukurikiye ubu ngubu aka kanya ni iki wababwira cyangwa ni iki wabasaba? none nabasaba kuvurwa. hasigaye ibindi byo kumfasha bikaba ibyabo bikazaza nyuma. ariko navuwe. ariko na hano ukwiye kuhimurwa. hano ntihabibuse isuku yo ikorwamo gute? isuku ya hano ndabona munsi yaho uryamye haretse amazi se ntaga kugeraho? ntabwo ngeraho keretse iyo ndabonamo amazi munsi ubwo mba ndi gukaraba. gukaraba gutya uri gukaraba intoki amazi akageramo. hatari. ese hano ko nta n'umwambaro mpabona, imyenda yagiye hemuze? imyenda se ko ntayo bindi barayinyibye. bayibiye hano se? oya hari ahandi nabaga bayinyibiye. kandi hano hamaze imyaka igera kuri 5. none se ngewe mfite ingahe? hatari. hanyuma isuku ya hano sikorwa gute? isuku ya hano ikorwa gute ko mbona none se nabikorerwa nande uko bibona? uyu mwana yabonye akanya ko ari gupfa guserura gatoya nawe kwaba yizerera. urabona byagenda bite? ubwo nuko bimeze mbese nta kundi ni ukumirwa. bakunzi ba Dezum TV birakomeye wowe uri kureba iki kiganiro ni ukuri aho waba uri hose ubufasha bwawe burakenewe. ni ibintu bigoye kubivuga, njye bageze hano natangaye kubyakira byandenze, ariko icyo umusaza agarukaho ni ubufasha bwanyu, ni imbaraga zanyu kugira ngo wenda mumuvuze ibindi bizaze nyuma. muze hanyuma abantu baherutse kugusura, umuntu uherutse kukugeraho ryari mu bantu nyine baza kukurebaho kumeze? ejo hari abantu baje kugusura. bakuzaniye iki se cyangwa bakubwiye iki? bandaniye ibyo kurya. bakuzaniye ibyo kurya. ibyo kurya se bazabigutekera ubishobore? indya twa biswi nitwe bakuzaniye tuma n'amata. bampaye 2,000. babaye 2,000. ubwo rero nta intumbi y'amata bariyo nywa. n'utwo twinuza kwanga nyine kugira ngo inda izane ibyo kwituma ibintu bikomeye. nka utwo ngutwo tworoshye. nitwo mbasha kugura. ntabwo nawe kugutekera umuntu w'inaha yagutekera uwamuhembeke. ntabwo wakibona. hajya ngo wavunitse ahagana he? ni aka kaguru urakabona. nta kabuno ngira. nagushije aka. mze ariko Imana izabikora ukomeze wihangane. kandi ndabyizeye ko abantu bazaza kugufasha no kwa 6 ngo hari abantu bazaza. yego bizaba ari byiza. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. turabakunda.